Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ngo uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789531626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C, iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D, umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Bakaba bari kukubwira ngo ubundi kino cyapa ujya kukibona wabanje kubona nka kino kidacishijemo umurongo uberereza utukura. Bari kukubwira ngo ngeze umuvuduko umuto uragenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Muri make utwariye munsi ya kilometero 30 mu isaha, ahantu wabonye kino cyapa bahita bakwandikira. Ariko iyo bacishijemo umurongo ubereretse utukura, ugeze ku iherezo ry'uwo muvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse, bishatse kuvuga ko ushaka wagendera munsi ya kilometero 30 mu isaha. Ndizera ko aramusamo B, ndizera ko aramusyandika ku papuro. Ariko ukibuka ko ntabwo wahoramo 30, ushaka gushyiramo 50, 40 bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo cyangwa se bitewe n'ahantu ugeze. Rero ntabwo wahoramo 30. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Feri y'urugendo we ni yindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahantu hacuramye. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Ibyo ni ibibazo bitatu bababazaho, mbikubwiye hakiri kare byose kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya
ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kode, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwire ubwoko bwa kode ukeneye ngufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa riti: A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Turi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru. Turi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu bababazaho, bikubwiye hakiri kare. Niba kubaza mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora, kubera ko mba mbikubwiyeho hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Badafitiye imyaka: A imyaka 10, B imyaka 12, C imyaka 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura nta na rimwe aba yemerewe kwicara kuri iriya ntebe iba yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho mu gihe atwaye ikinyabiziga. Ntabwo yabyemeye gutwara umwana udafite imyaka 12 kuzamura kuri iriya ntebe y'imbere. Ndizera ko ramuzamo B, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Ababyeyi ba hano Kigali byo bajya babyubahiriza, yaba bajyanye nk'abana bato ku ishuri ukabona bashyize mu ntebe z'inyuma kubera ko batari buzuza imyaka 12 kuzamura. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ni ryari? Ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B yo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari hahita hakurikizwa rero itegeko ryo gutambuka mbere kw'iburyo kubera ko nta cyapa kigaragaza ese ninde uratambuka mbere. Cyangwa mugeze hari ibimenyetso bimurika byagenewe ibinyabiziga biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, mugasanga byapfuye, naho hakoreshwa rero itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B bari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Uba ugomba guhitamo C kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kuvuga ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura n'uvuga ngo mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku, ibyo byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ibyo byose aba ari kimwe. Ibirango byo ni umukara. Kikaba gisobanura iki? A, abana. B, inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara. C, ikibuga cy'imikino cy'abana. D, ikibuga cy'imyidagaduro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni abana. Uba ugiye kugera mu gice cy'inzira nyabagendwa gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'abana, wenda se bagiye ku bibuga byabo by'imikino cyangwa se bagiye nko ku mashuri. Akenshi uzagera imbere uhita wabona hari nka nasari, bino bigo by'incuke. Rero aba ari igice cy'umuhanda kizwi kiba gikunda kwambukirwamo ku buryo budasanzwe n'abana, wenda bagiye ku bigo byabo by'imikino cyangwa se bagiye ku bigo by'amashuri. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi ibyapa biburira uba ugomba kubibona hakiri kare, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana kugira ngo uze kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? Imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo y'icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Iriya mitemeri mujya mubibona, wenda hari gukorwa nk'umuhanda, wenda uriya murongo warasibamye cyangwa wasibamye, bagashyiraho umutemeri kugira ngo uze kumenya ahantu uwo murongo urombereje hagati mu muhanda wari uri. Bahita bashyiraho rero umutemeri. Rero iriya mitemeri bishobora gusimbura iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda, yaba icagaguye cyangwa se idacagaguye, kugira ngo umenye icyerekezo noneho uraba uri kugenderamo igisate cy'umuhanda cyawe. Ndizera ko uramutamo B, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Bino modoka zikuruwe n'inyamaswa, imodoka zikuruwe n'inyamaswa mujya mubibona nka bya bindi bigenderwamo mu butayu bwa Sahara, ubona ari nk'ingamiya ziziritseho ibintu bimeze nk'ibigare. Biriya ni imodoka zikururwa n'inyamaswa. Ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo, hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Biba bigomba kugaragazwa guti? A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rishije, naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 9 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenga ibihe bipimo: A, iby'inyuma metero 3, B, iby'imbere metero 2 n'ibice 70, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere ni metero 2 n'ibice 70. Igice kirenga ku biziga, ibiziga bari kuvuga ni imipine. Igice kikuva ku mupine w'imbere ugeraho umupine ugeraho ikinyabiziga kigarukira ari kugana imbere.
imbere aba agomba kuba ari metero 2.70 cyangwa se metero 2 na santimetero 70, byose ni kimwe. Noneho inyuma kuva ku mupine w'inyuma ugera aho ikinyabiziga kigarukira ariko kugana inyuma haba hagomba kuba byibura harimo metero 3 na santimetero 50. Impamvu twahisemo B gusa nuko kuri A bavuze ngo inyuma ni metero 3 gusa kandi aba ari metero 3 na santimetero 50. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo buremere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga: A, ibinyabiziga bya polisi; B, ibinyabiziga bihinga; C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda; D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Niba ikinyabiziga cyawe cyatwara tone 5 iyo twaye tone 7 bakakubona barakwandikira, ariko hari ibinyabiziga byo biba byemerewe kurenza. Ibinyabiziga biba byemerewe kurenza uburemere bwemewe n'ikarita yabyo ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, zo ziba zibyemerewe. Iba yatwara toni 10 agatwara toni 15 bamubona ntihagire ikintu bamutwara. Zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda rero zo ziba zibyemerewe. Ndizera ko ramusamo C, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isoko ry'amatungo; B, ivuriro ry'amatungo; C, uruzitiro rw'amatungo; D, akayira k'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko ikibazo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Bakaba bari kukubwira ko ugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'amatungo. Bino byapa biburira murabizi tubibona kare. Ikindi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video nagukoreye, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Bigomba kugira amatara yahe? A, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugaruro muri 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko ikibazo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ubundi biba bigomba kugira amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ariko biba bishobora kugira n'utugaruro muri 2. Ndizera ko ramutamo C, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa ahakurikira. Bikurikizwa gusa hehe? A, mu masangano; B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkoma n'ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera y'ibitandukanya. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B ikaba ari igisubizo cya nyacyo na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye.
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Bishatse kuvuga iki? Uzaza utari kubahiriza ibyo bari kukubuza cyangwa bari kugutegeka, ariko ukimara guhita ku cyapa bitewe n'ibyo bari kukubuza cyangwa se bari kugutegeka, uzahita utangira gukurikiza ibyo bari kukubuza kuva aho icyo cyapa gishinze n'inkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho, mu ruhande cyangwa mu cyerekezo uri kujyamo. Ntabwo ngo icyapa nukibona imbere yawe wenda kiri kuvuga ngo birabujijwe gukamera, uzaza uri kukibona ushaka kuba wakamera, ariko ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo bari kukubuza cyangwa se ibyo bari kugutegeka. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se cyerekana ahantu hari igaraje kirangwa n'amabara asate: A ubururu, umweru n'umutuku; B umweru, umukara n'ubururu; C umutuku, umweru n'umukara; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Kiriya cyapa nyongera, murabizi ibyapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu duhisemo B, umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara, ubururu aba ari umuzenguruko w'ubururu, ishusho yo aba ari mpande enye. Birashoboka ko waba utazi kino cyapa, ariko video y'ibyapa nyongera irahari. Yandikira kuri WhatsApp nyiguhe cyangwa usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 ni nuwe muvuduko: A kilometero 60 mu saha, B kilometero 40 mu saha, C kilometero 75 mu saha, D kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu saha. Ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha, kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha, kuri za velomoteri aba ari kilometero 50 mu saha, kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo byose ni ibibazo bababaza babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu bucishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A ntihanyurwa, B birabujijwe guhagarara umwanya munini, C umuvuduko utarengeje, D inzira y'abanyeshuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kigaragaza ko hano kibonye ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Uba wagiparika umwanya muto kwa kundi hari umuntu ugiye kwinjira mu kinyabiziga cyangwa se hari akantu bakuzaniye ugiye gufata, ariko ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko ramuzamo B, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? A imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, B mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, C A na B ni ibisubizo
by'ukuri nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini, cyangwa se mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, naho uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko ramutamo se, ndizera ko ramutwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B, mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C, aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu saha. D, ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Ubundi mbere y'uko udepasa ni ngombwa kumanza kureba ko utageze mu ikona, kubera ko mu ikoni hari intera runaka uba utari kurebamo imbere yawe, kandi ubundi wakagombye kuba ureba nibura muri metero 200 imbere yawe. Rero birashoboka ko haje ikindi kinyabiziga wanyura naho mu ikona ukaba wahita ugongana nacyo bakaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kwitonda ukirinda kunyuranaho mu ikona. Ndizera ko ramutamo A, ndizera ko ramutwandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi bikoresha amabara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Usanze harimo umuhondo, wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wari uriho. C, kwitegura guhagarara. D, gufata feri cyane. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara. Mu gihe ubonye harimo umuhondo witegura guhagarara, kubera ko akenshi biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Rero ugomba kwitegura guhagarara. Ubundi bino bimenyetso bimurika bikora bite? Iyo hatse mu cyatsi ibinyabiziga biragenda, hakwaka umuhondo ibyarenze wa murongo bigakomeza bikagenda, ibitari byawurenga biba byahagarara. Kugira ngo hazi kwaka umutuku nta kinyabiziga kiri muri ya hagati kirabangamira ibindi binyabiziga biraba biri guturuka mu bindi byerekezo. Ndizera ko ramutamo se, kwitegura guhagarara. Ndizera ko ramutwandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabujwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje w'ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu, ntabwo turi amarobo. Hari igihe ushobora kugira ibitotsi kandi utwaye ikinyabiziga, cyane cyane kwa bano bantu batwara ibinyabiziga nk'umunsi wose, cyangwa batwara bino binyabiziga byambukiranya imipaka. None uba wakora iki? A, gucuranga umuziki cyane. B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. C, kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Gutwara ikinyabiziga ufite ibitotsi ni nko gutwara ikinyabiziga uhumye, biba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbakiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga
biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.